Alright, nongeye kubasuhuza mwese abaduteze amatwi hano kuri The Empire Record TV Rwanda. Namwe mwese abadukurikira mu buzima bwacu bwa buri munsi, haba hano ku kazi aho dukorera, cyangwa abo duhura, abaduhamagara, abatwandikira kuri WhatsApp no ku zindi mbuga nkoranyambaga dukoresha. Nitwa Niyitegeka Eric, abenshi munzi nka Neric Pro. Ndi umuproducer, ndi umwarimu w'umuziki, ndi umutoza w'abaririmbyi. Hanyuma iyi ni The Empire Record Studio, ni studio ikorera hano ku Ntaraga Kimisagara. None ndi kumwe na Director Del Pro, ni umuproducer, ni umutoza w'abaririmbyi, ni umwanditsi w'indirimbo, ni n'umuhanzi ku giti cye. Reka ntangire mushimira kuko niwe ugiye kudufasha mu gutunganya aya mashusho ndetse no kuyafata. Ndagira ngo mbabwire kuri service cyangwa ibyo dukora muri The Empire Record Studio, kubera ko hari abantu benshi bumva The Empire, kibazo batese The Empire bisobanura iki, ikora iki, kuki bitwa The Empire, biterwa n'iki. Yego, Empire na amagambo, ni ijambo rimwe ririmo amagambo ngira ngo ane y'icyongereza. Hatangira music, music, P bivuga production, A bivuga artistry, na D bivuga direction. Yandi magambo, Empire ni umuntu w'umuproducer, music producer, artist and director. Umuntu ufite ubushobozi bwo kuba ari umuproducer, akaba umuhanzi, hanyuma akaba n'umutoza cyangwa uwerekera abandi mu bijyanye n'umuziki, niwe twitwa The Empire. Ubwo rero abantu benshi buriya ni aba Empire mu buryo bazi cyangwa batazi, ariko bijyanye n'iryo zina rya company yacu cyangwa rya studio yacu The Empire Record. Dutanga service ziri muri ibyo byiciro uko ari bitatu. M it's music, M ni umuziki, ariko P ni production. Dutanga service zijyanye no gukora indirimbo mu buryo bwa video na audio. Ubwo haba harimo gukora umuziki wonyine cyangwa kurikodinga gusa igihe umuntu yazanye umuziki we ku giti cye, cyangwa kubikora byose igihe nta na kimwe yakoze, cyangwa kuzana indirimbo igezemo hagati tukayikomeza, tukaba dushobora kuyimixinga no kuyimasteringa, cyangwa kuyizana mixing zasigaye ku masteringa gusa, nabyo tukabikora. Ni ukuvuga ikintu icyo ari cyo cyose gifite aho gihuriye na production, gutunganya umuziki, turagikora. Ushobora kuba ufite filme ukaza tukagufasha gukora soundtrack, iyi muziki iherekeza amajwi muri filme. Ushobora kuzana amajwi yawe tukayakorera mixing na mastering ku buryo asohoka ameze neza. Ushobora kuba ufite filme udafite uburyo bwo kuyishutinga, ukaza tukagufasha kuyishutinga, tukaguha amakamera, tukaguha n'abakozi baza kuri set bakayishutinga cyangwa bakanayeditinga. Ibyo bintu byose bijyanye na production. Ushobora kuba ukeneye ifoto, ukaza tukagufotora tukanayitunganya. Ibyo bintu byose bijyanye na production muri The Empire Record Studio turabikora. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, dukorana n'abahanzi mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ushobora kuba ufite impano yihariye cyane idasanzwe, ushobora kuza tukagufasha, tukajya tukugabanyiriza ku biciro byo gukora indirimbo, ariko tukagufasha no kuzigeza mu itangazamakuru ku buryo zigenda zizamuka. Ushobora kuba ufite impano yo kuririmba utazi kwandika indirimbo, tukagufasha kuyikwandikira. Ushobora kuba uzi kwandika indirimbo utazi kuririmba cyangwa atari impano yawe, ukaza ukazandika, tugashaka abantu bazigura bakaziririmba, kuko nabyo birakorwa. Ushobora kuba ushobora kwandika indirimbo no kuyiririmba, ukemera gukora imyitozo, ukagendera ku rwego ruri professionnel, ku buryo ushobora kuzana indirimbo zawe tukazikora, tukazishyira kuri Spotify n'izindi mbuga nkoranyambaga zigurisha imiziki. Donc ibi bintu byose umuhanzi ashobora gutanga, dukorana n'abahanzi cyane 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 cyane. Hanyuma ikindi, dukora icyo twita direction. Direction ni ukwerekera abantu uko ibikorwa byakorwa neza kurushaho. Ushobora kuba umuhanzi utazi neza injyana ukwiriye kuririmba, utumva neza ibyo ukwiriye kuririmba n'uko ukwiriye kubiririmba, bitewe n'ibyo ushoboye cyangwa ibikugora. Direction ni iki? Tugufasha gusobanukirwa wowe ubwawe n'injyana waririmba neza n'uburyo wayiririmbamo,
hanyuma ibi bikorwa ku makorali, amatsinda, amagroupe y'abacuranzi, donc bikorwa ku bantu benshi muri rusange muri department ya direction. Ubwo rero ikintu icyo ari cyo cyose waba ukeneye gukoresha muri ibi twavuze, The Empowered Record Studio dukorera hano Kimisagara ku Nkaraga. Ushobora no kuduhamagara kuri 0782 24 220 43, 0782 24 220 43, n'aha hasi muri description ya channel irimo. Ushobora no kuza ku Nkaraga, ushobora no kutubona ku zindi mbuga nkoranyambaga zisanzwe. Bityo nta kibazo watugana ubaye ufite iyo gahunda, kandi ufite igitekerezo icyo ari cyo cyose gishyiremo hasi muri comment. Yego, habaye icyo wifuza ko twagukoreraho muri video itaha, bishyire muri comment. Hanyuma n'indi nyunganizi iyo ariyo yose wayishyira muri comment. Ubwo rero service iyo ariyo yose ijyanye no gukora amafoto, gukora video, gukora film, gukora indirimbo, gukora umuziki, kumasteringa, kumixinga. Noneho akarusho gakomeye cyane nuko ibyo byose turabikora, ariko muri ya department ya direction byose turanabyigisha hano Kimisagara. Ushobora kuza tukakwigisha niba uri hafi yaho, niba uri kure nabwo twakwigisha online. Ushobora guca mu gikari kuri WhatsApp tukavana ibyo twakwigisha online, nabwo tukagufasha. Niba uri hanze y'u Rwanda cyangwa hanze ya Afrika, dushobora kukurikodinga, dushobora kugukorera indirimbo ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga, tugakorana uri hanze turi hano, nacyo ntabwo cyaba ari ikibazo. Hanyuma niba muri kohari, muri mu ntara mu Rwanda cyangwa ahandi ariho hose mukeneye ko twaza, dushobora kuza. Dufite team ngari cyane, dushobora kuza cyangwa tukohereza abo dukorana bakabafata amajwi, hanyuma bakayazana, indirimbo tukazitunganyiriza hano muri studio iwacu. Ni karibu rero iwacu muri The Empowered Record. Murakoze cyane. Nitwa Eric Nigitegeka, Eric Pro. Ndabashimiye.